Uruswa hagati y'amezi 9 n'amezi 18, 80% by'abantu bakundana urukundo rwabo rugenda ruyoyoka, maze ya marangamutima bari bafitiranye mbere bagikundana akagenda yoyoka agenda akendera gake gake. Ibi ngibi kibitera no kudasomana. Kunda cyane sibyo? Kandi igisubizo cyabyo no gusomana. Ubushakashatsi bwakozwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagaragaje yuko gusomana ari by'ingenzi mu rukundo kurusha imibonano mpuzabitsina ihoraho. Reka mbivuge neza, gusomana ni iby'ingenzi mu rukundo kurusha imibonano mpuzabitsina ihoraho. Ikintu kizakwereka ko abantu batabanyeho neza mu rukundo nuko uzasanga basomana gake cyane gashoboka, cyangwa niba banasomana habe namba. Umuhanga mu by'imibanire y'abantu John Gusomananibyiza yaravuze ngo abantu bakundana bagakwiye guhana bizu byibura y'amasegonda 6 inshuro 2 ku munsi. Bizu y'amasegonda 6 inshuro 2 ku munsi, ubwo ni amasegonda 12 ku munsi abantu bakundana barimo barasoma. Ntabwo ndimo ndavuga bizu yo kwita mu bantu bita peke cyangwa bizu ya Yuda cyangwa ya bizu yo ku munwa ivuga nk'inkuba ya mwe. Ndimo ndavuga bizu ryohereye cyane isize umunyu n'isukari, ya yindi uzasoma umuntu abantu bakwegereye ku ruhande bakareba hirya kubera isoni. Ndimo ndavuga ya bizu uzasoma umuntu nyogokuru na sogokuru bakureba bakavuga bati byari iki gihe. Ntabwo ngibi twabivamo. Reka basi abantu bakundana mbisabira kazi. Mukora uno mwitozo wo guhana bizu y'amasegonda 6 byibura inshuro 2 ku munsi, maze mufumbire ururabo rw'urukundo mwateye muri jaride yanyu. Ndagira ngo mukande like na subscribe, share na comment kugira ngo tubashe gusangiza abantu ino nkuru yahindura ubuzima bwa benshi. Nge Tumumushimishe. Murakoze.